mbahaye ikaze. Uwiteka nabarebe neza, abamwenyurire, abishimire. Tugarutse rero n'ubundi muri cya kiganiro cyacu nk'uko bimenyereye cyatekereza umenye, hahandi twitoza gukoresha ubwonko bwacu kugira ngo tubashe kubaho ubuzima butarimo urujijo, kuko igihe cyose dukoresheje ubwonko bwacu tugatekereza tubasha kunguka ubumenyi bushya bitandukanye n'ibyo tugenda dukomora ku bantu, kandi ibyo twamenye akenshi hari igihe bidashidikanyaho muri twebwe kubera yuko bituyobora, bigatuma n'ubuzima bwacu buba bwiza. Mu biganiro byatambutse rero cyangwa se mu masomo twize, twarebye ibintu bitandukanye, tureba ubuzima bw'umuntu, icyubahiro cy'Imana ukirebeye mu byo yiremeye, tureba uburyo ibyaremwe byose byabayeho, tureba kuremwa k'umuntu, tureba uburyo umuntu abona amahoro mu mutima, tubona ibishobora kuba byanayamubuza, tubona uburyo bwo gufasha umuntu usanze afite ikibazo mu marangamutima. Twabonye ibintu bigiye bitandukanye, tubona kurinda amahoro yo mu mutima, tubona ndetse n'uburyo bwo kujya imbere y'Imana n'aho wanayisanga n'impamvu zidutera kujya imbere y'Imana. Twabonye ibintu byinshi. Uyu munsi rero ndagira ngo noneho twongere tugaruke inyuma gatoya, turebe ese umuntu aramutse amahoro yari afite ayatakaje cyangwa se akisanga yongeye kubura amahoro muri we, yakongera kuyabona gute? Ndaje ndakoresha rero urugero rw'inyenyeri zazimye. Uyu munsi ndakoresha ngo inyenyeri zazimye, niyo nsanganyamatsiko uyu munsi, inyenyeri zazimye. Ariko nimvuga ngo inyenyeri zazimye, wibuke ko turimo kuvuga abantu gusa, n'uburyo bwo kugira ngo ibyo tuvuga tutaza kugira ahantu dusitara, tukagira uwo dusitaraho, kandi dushaka ko abantu bose n'abasitaye babasha kugira amarangamutima mazima, cyangwa se bakongera kugira amano mazima, bakagenda badacumbagira kandi inkweto zitabarye, cyangwa se badafite ibikomere ku mano. Ngira ngo iyo mvuga gutyo ni imvugo isa nkaho ijimije ariko yumvikana cyane. Rero reka mvuge inyenyeri, wenda ntabwo ndi buze kuba ngiye mu bumenyi bw'ikirere cyane, ariko ngira ngo aho uri ukurikije igihe urimo kunyumvira, niba bwije inyenyeri hejuru yawe zishobora kuba zihari zirimo kwaka, bivuze ngo inyenyeri urazizi. Ariko mu buzima busanzwe iyo turimo kuvuga inyenyeri, mujya mwumva abantu ngo ni abasitari, ni ibirangirire, abantu b'ibirangirire. Ariko wibuke ko hari inyenyeri iri dark, inyenyeri yazimye, ndetse na shining star n'inyenyeri yaka. Izo zose zitwa inyenyeri. Abantu rero bose b'ibyamamare bumva ngo ni ibyamamare, abantu bamamawe, abantu bazwi, ntabwo bafatwa nk'inyenyeri zaka, nubwo kuko ari ibyamamare. Ushobora kuba umunsi umwe barigize kwamamara, bagakora ibintu byiza, ariko nyuma bagahinduka bakaba barabaye ibigwari. Ibyo ngibyo turabizi. Rero inyenyeri kwaka ntabwo zaka umucyo wazo, ahubwo zikomora ahandi hantu urumuri. Ngira ngo nk'ukwezi, ukwezi nako kubarwa mu nyenyeri, kuko kwaka umucyo uvuye ku zuba, noneho kukakumurika hano hasi. Izuba naryo rifite ahandi hantu rikomora urumuri, wenda tutaramenya, tuzamenya mu gihe kizaza. N'inyenyeri rero nazo nuko hari igihe kijya kigera rero inyenyeri zikazima. Impamvu zishobora gutuma inyenyeri zizima zaba nyinshi tutanamenya, ariko icyo twabasha kubona ni uko inyenyeri yakaga yaba yazimye, sibyo? Icyo nicyo twabasha kumenya. None iyo inyenyeri rero yazimye, tuba tugize igihombo, kuko umucyo wayo ntabwo twongera kubona, kuko twebwe tudashoboye kumurika. Wenda hari uburyo ushobora kuba we umurika, ariko wenda urumuri rwawe rutagaragara nk'urw'iyo nyenyeri. Ngira ngo ibyo wenda birumvikana. Rero inyenyeri zishobora gutakaza ubushobozi bwo kumurika zibigizemo uruhare, cyangwa se igihe cyazo cyo kumurika cyarangiye. Noneho gushobora kubaza se inyenyeri yazimye yakongera kwaka? Bishobora gushoboka cyangwa se ntibishoboke, bitewe n'impamvu y'uwayiteye kumurika. Rero wenda nkiri aha ngaha amaze kuvuga iby'inyenyeri, ngira ngo nkoresheje urugero buri muntu wese ashobora kuba yabona. Hari inyenyeri ziba ari nyinshi mu kirere, ubundi ugasanga hari kimwe. Rero iyi nyenyeri zaka ubundi mu buryo busanzwe zaka zititaye ku bwinshi bw'ibicu bwatuma zitagaragara, zaka zititaye
ku mwijima uhari ushobora gutuma zitagaragara, usibye ko no mu mwijima aribwo zinagaragara, zaka zititaye ku mubare w'abantu benshi cyangwa bake bashobora kuzireba. Ibyazo ni ukwaka abantu bazireba ngo babone ko zaka, batazireba. Ibyo ngibyo inyenyeri ntabwo zibyitaho. Inyenyeri ntabwo zibyitaho, zo akamaro kazo ni ukwaka. Ushobora kumbwira ati se ko watangiye utubwira ibyo kurema k'umuntu, iby'Imana, iby'amahoro mu mutima, noneho inyenyeri biraza guhurira hehe? Inyenyeri ni abantu bigize kugira umumaro ukomeye mu buzima bw'abantu benshi. Hari abapasiteri bahoze rwose ari abantu bigaragara ko ari inyenyeri zaka, hari ababwirizabutumwa, hari abaririmbyi, hari abayobozi, hari abarimu, hari abacuruzi, hari abahanzi, hari abantu bigize rwose kumenyekana, amazina yabo aramenyekana, ntabwo bapfuye, barahari, ariko inshingano babarizwagamo uyu munsi ntabwo bazikirimo. Noneho nawe unkurikiye ushobora gusanga warigize kwisanga muri uwo murimo, cyangwa se muri uwo mwanya warigize kuba inyenyeri, ukaba waririmbye muri korali runaka. Uyu munsi korali iracyaririmba ariko wowe ntabwo uyijyamo. Kubera iki? Umucyo wawe warazimiye. Biranashoboka ko waba wari muri korali utaragenewe kuririmba. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Korali ikaririmba ariko wowe nturirimbe kandi uyihagazemo. Ibyo nabyo ni ibindi. Ushobora kuba warabwirizaga ariko mu bubwiriza utari urimo, nta gitangaje kuba warakuwe mu murongo, sibyo? Ariko wibuke ko inyenyeri nyine ntabwo zimuri ku mucyo wazo, zifite ahandi hantu zikura umucyo, nubwo hari ibishobora kuba byatuma nyine zizima, sibyo? Kuzima byo ntabwo ari ikintu cyaba gitangaje, ahubwo ikibazo ni uko zitamenya ko zazimye zigakomeza kwirata bya bindi zakoze kera. Ahangaha rero ushobora kumva ati none inyenyeri yabwirwa n'iki ko yazimye? Hari igihe nk'abasitari, abantu bitwa ngo ni abasitari, hari igihe icyatumye bamenyekana baba barakivuyeho, noneho abantu ntibongere kubabona muri icyo kintu, bo bakibwira ngo baracyazwi, bakibwira ngo baracyamurika, baracyari inyenyeri, ariko kubera yuko bavuye muri cya kindi cyatumaga umucyo wabo ugaragara, cyabagize abasitari, cyabamamaje, cyatumye bamenyekana, uyu munsi wa none bakaba barazimiye. Muzabyumva mu bahanzi, muzabyumva mu makorali, muzabyumva mu babwiriza, muzabyumva ahantu henshi, muzabyumva abacuruzi bakomeye, muzabyumva abayobozi bakomeye, muzabyumva. Inyenyeri zijya zizima pe. Ikibazo ni uko uguma ku cyubahiro cya kera. Kimwe rero mu gishobora kukwereka yuko inyenyeri yazimye cyangwa se umucyo wagabanutse, ni uko imbaraga wakoreshaga kera mu bintu wakoraga runaka, aho wamurikaga, zaragabanutse, usigaye ubikora ugonorwa. Icya kabiri, usigaye wabaye magambo, uravuga ariko ntabwo ukora. Ikindi, urasebanya, ufata umwanya wo kuvuga abantu ukabasebya, aba ntibakoze ibi kandi twebwe twajyaga dukora ibi, kera mwarabikoraga. Reka kunenga abarimo gukora uyu munsi. Niba barimo gukora ibyo wowe ubona ko ari amakosa, nibwo buryo bwabo, wowe urimo gukora iki? Uzasanga rero nyine inyenyeri irimo kugenda izima cyangwa se yazimye, usanga abantu bafite ubuhamya bwa kera, ibyo bakoze kera, aho bagiye, twarayoboye, twakoze aha, twari dufite ibi ngibi. Uko ni ukuzima kw'inyenyeri. Ni iki kijya kizimya rero izi nyenyeri? Ni ukwirara, ukibwira ko ufite umucyo mwinshi nk'aho uwo muri kukomora kuri wowe cyangwa ari wowe bwite, noneho bateri ikakuzimana, igashiramo umuriro. Ngira ngo nkoresheje imvugo zisa nk'aho zizimije, ariko zishobora kuba zumvikana. Iyo mvuze ngo bateri ishizemo umuriro, abakoresha telefone, abafite bateri mu modoka, maradi, ubasha kubyumva ko umuriro nyine washize, kuko serivisi icyo koresha bateri cyaguhaga zirahagarara. Ibyo ngibyo ngira ngo birumvikana. Noneho rero niba ari nk'ababwiriza, abantu bajyaga bakora umurimo, abantu bagakira indwara, abantu bakiyegurira Imana, uyu munsi baba babasha no kugenda bakabwiriza, ariko ugasanga nta muntu n'umwe ufashwa, ugasanga nta muntu n'umwe uhinduka. Mwabatije benshi uyu munsi, ugasanga ntukibatiza, urigisha ngo ntukibona umuntu ubatiza. Wajyaga kwigisha abantu bagatanga ubuhamya bati waraje, ijambo wigishije ryarampinduye muri ubu buryo, byagenze gutya. Abantu bagatanga ubuhamya bati naje mu rusengero, n'urugero niba wenda nkoresheje urusengero,
kubera ijambo, kubera aho twakumvishana, uyu munsi biracyameze gute? Byarahindutse. Warigishaga abanyeshuri bagatsinda, uyu munsi bimeze gute? Baracyatsinda. Wari umuyobozi mwiza, uyu munsi byagenze gute? Wenda ushobora gusanga unarya ruswa, warabaye muri ba bandi barya ruswa. Wari umubyeyi mwiza, ese uyu munsi ubu umugabo wawe ntabwo yaba arimo kuvuga urantengushye, ntabwo ari wowe nari nzi twatangiranye. Umugore wawe ubu ntabwo yavuga ngo urantengushye, ntabwo uri umugabo nari nkeneye. Abana ntabwo baba barimo babyeyi muradutengushye, kubera yuko icyo twari twizeye ntabwo ibyo turimo kubona. Inyenyeri zazimye. Ikizakubwira rero ko inyenyeri yazimye cyangwa se iri mu marembera, ni uko ibyo yangaga kera, ubwo noneho ndimo ndavuga abantu ariko ndakoresha inyenyeri, ibyo yangaga kera usanga uyu munsi ari byo mu gukora. Aho atajyaga kera uyu munsi usanga ariho arimo kujya. Ibyo ataryaga, ibyo atanywaga usanga uyu munsi ari byo yiberamo. Abo batagendanaga n'izo nshuti, noneho ba bandi bagendanaga bahindutse abanzi. Asigaye noneho apinga abari mu byo yakoraga, abarimo kubizamo ari bashyashya arabapinga ati sha mwebwe iyo ni imihini mishya murabiharaye, ubwo ni ubwaka, ejo namwe muzaba mwabivuyemo, natwe twari tumeze gutya, natwe byagenze gutya. Ibyo ni ibigaragaza kuzima kw'inyenyeri. Ushobora kumbaza uti se noneho inyenyeri yazimye ishobora kuba yakongera ikaka? Yego, inyenyeri yazimye yakongera ikaka. Iyo dukoresheje imvugo zo mu idini cyangwa se mu nsengero, mba mvuga abasubira inyuma cyangwa se abantu batakaye ku nzira. Abantu batakaye ku nzira ni abantu bigize gufata urugendo bafite icyerekezo, ariko uyu munsi bakaba barabivuyemo, bakaba barasubiye inyuma, nyine babivuyemo. Abo ni abatakare ku nzira, abo ni ababivuyemo, ariko bishoboka ko bakongera gufata urugendo. Imbaraga rero yabahagurukije iracyahari, nta hantu yagiye. Bakongera bagasubira hahandi, bakongera bagasubira imbere y'Imana. Nababwiye uburyo bwo kujya imbere y'Imana, uko ujyayo n'ikiba kikujyanye. Nta muntu wagiye imbere y'Imana ngo ahave atabonye icyamujyanye. Imbere y'Imana turahakirira, imbere y'Imana tuhakura amahoro mu mutima, imbere y'Imana turahubahirirwa. Birashoboka ko rero wajya imbere y'Imana n'ubundi ikongera ikakuhagiza amazi meza, ikongera ikagusiga, ikongera ikakurema bundi bushya, ikongera kugushyira mu mutima woroshye nk'umutsima, ikongera kugukora mu mutima umeze nk'ibuye, ukongera kumva ubugwaneza, ukongera kumva urukundo rugarutse muri wowe, ukongera kumva impuhwe zije, ukongera kumva ibineza neza, ukongera kumva ibineza neza, ukumva wongeye kunezezwa no kubaho, ukumva unejwe no kubana n'abantu, ukumva ibineza neza biragarutse. Birashoboka yuko Imana yakongera kugusubiza mu nzira, birashoboka yuko wakongera kumurika. Ibuka iki kintu, muri umucyo w'isi, muri umunyu w'isi, uri umucyo ugomba kumurika. Niba utakimurika rero, ibuka ahantu wavuye ukagwa, none wongera ubyuke ugende. Kugwa ntabwo ari ikibazo, abantu benshi baraguye, ariko ikibazo ni ukuguma ahantu waguye, kuko kugwa ubwabyo ni isomo. Bibiliya niyo ivuga ngo umukiranutsi wanjye ntabwo azarambarara. Kugwa ntabwo ari ikibazo cy'umuntu, ikibazo ni ukugenza gute, ni ukuguma aho waguye, kuko kugwa ni experience. Hagwa n'ubundi umuntu urimo kugenda, hatakara ku nzira umuntu wagendaga, n'ubundi umuntu wavuye mu rugo akagenda, agafata urugendo akagenda, kandi nawe waragenze. Ibuka za ndirimbo waririmbaga abantu bagafashwa, ibuka bya bibwirizwa byawe, ibuka bwa bucuruzi wacuruzaga ibintu bya original, uyu munsi sura cyabicuruza. Ibuka za nama watangaga, hari abantu bakeneye inama zawe, hari abantu bakeneye ko batega amatwi, hari abantu bakeneye ubufasha bwawe, hari abantu bakeneye kubagaburira, hari abantu bakeneye kubavura muganga, hari abanyeshuri bakeneye kubigisha mwarimu, hari abantu bakeneye kubabera umuyobozi, hari abantu bakeneye kubabera umuturanyi mwiza, hari abana bakeneye kubabera umubyeyi, hari umugabo ukeneye kongera kumubera umugore, hari umugore ukeneye kongera kumubera umugabo, hari ibuka aho wavuye ukagwa. Uyu munsi yo mu 36:8 haravuga ngo ntabwo ikura amaso yabo ku bakiranutsi, ngiyo baboheshejwe iminyururu, ibereka imirimo yabo n'ibicumuro byabo ko bagenje bibona. Nari babwiye, igafungura amatwi yabo ngo umve ibyigisho, ikabihanangiriza kuva mu byaha, ngo niba yemera bakayikorera, ngo bazamara iminsi yabaguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. Ongera usubira imbere y'Imana rero. Narababwiye ko umuntu agenda
jya imbere y'Imana uvuge ngo ndaje, ndayamanitse, ndaje nje uko ndi, I come just as I am, ndaje uko ndi, nyakira, ongera unyuhagire, wowe uzi ibyo nagucumuyeho, nyuhagira, mbabarira, nkuramo iyi myanda umboneze, kuko n'ubundi niwe wandemye, wongere ungarure mu mucyo, nongere murike. Ibyo biracyashoboka, haracyari amahirwe. Ntutinde, ni nonaha. Ucyumva iri jambo wikinangira umutima, bikore nonaha, kuko Uwiteka aracyakuramburiye ibiganza, aracyashaka kuza, aracyashaka kumuhindukirira ngo yongere akugirire neza, aracyashaka ko wagize amazi meza, aracyashaka kuba mu buzima bwawe, aracyashaka gufata icyerekezo, aracyashaka gusubira mu nzira, aracyashaka gukora inshingano zawe neza, aracyakeneye kuremera mu byiza. Uyu munsi birashoboka. Ngaho ujya imbere y'Imana rero, isangira imbere y'Imana, aho waba uri hose, waba uri mu modoka ugenda, waba uri mu murima uhinga, aho waba uri hose, ca bugufi mu mutima wawe Imana ngo ndaje, ngirira neza, ngwino usubire mu buzima bwanjye, ngwino umpindure, ngwino wongere umpindure mu ubundi bushyashya, kugira ngo ndusheho kukugirira umugisha. Imana yumve gusenga kwawe, Imana ikurebe neza, ikwishimire, Imana iguha amahoro mu mutima, Imana ikugoremo wa mucyo wa kera, wongere murike, kubera ko inyenyeri zazimye hari amahirwe yuko zishobora kongera zikaka. Igihe cyose zasubiye ku isoko aho zakuraga umucyo, uracyahari. Izuba rirazima rikomoraho umucyo. Imana ntabwo irimuka, Imana ntabwo irahinduka, Imana ni umuremyi wacu, yaturemye ifite umugambi we ntuhinduka ku buzima bwacu. Rero ngabo ujya imbere yayo, ugirana ubusabane nayo, kugira ngo ubuzima bwongere bukuryohere. Imana iguha umugisha, Imana yumve gusenga kwawe, Imana iguha imbaraga nshya, Imana igushingisha intege, Imana yongere ikunezeze, Imana yongere kukubaka bundi bushyashya, kugira ngo nawe ubashe kubaka abandi, iguha umucyo mushyashya kugira ngo wongere kumurikira abandi, kandi ubuzima usigaje kubamo wowe mu buzima bw'umunezero, amahoro, kandi ubanye n'abandi neza. Imana